ijambo ry'Imana rikomeze ritugire umumaro. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana y'amahoro itugire neza kuri uyu munsi w'icyumweru. Amen. Ndakwifuriza kugendererwa n'Imana kuko nanjye ndabyifuza, nawe ndabikwifuriza. Amen. Mu gihe dusohoyemo, mu gihe duhagazemo, dukeneye ijambo. Amen. Dukeneye ijambo kuko kudatunga ijambo k'umukristo ni ubutindi bukomeye mu mwuka. Amen. Kudatunga ijambo ni ubutindi bukomeye. Ubwo butindi rero bwo mu mwuka butujyana ahabi. Haleluya. Bukadushyira mu cyiciro tutakabaye tujyamo. Imana idusure kandi Imana itugirire neza. Amen. Aho ijambo ritari, birashoboka ko iri ngiri urizi kuva mu itangiriro, kuva ku gice cya mbere ukageza ku gice cya nyuma cy'ibyahishuwe, ariko ibyo ntacyo bimaze. Amen. Birashoboka ko wanize teoloji ukayiga ukaba unicanye na diplome ya teoloji, ariko ibyo ntacyo byakumarira. Utavanye ibyo wize mu nyandiko ngo ubishyire mu mutima, ibyo ntacyo byakumarira. Kubyiga ni byiza, kuvuga ikintu gisobanukiwe ni byiza, ariko nanone kukigira gusa nk'inyuguti mu mpapuro ntacyo byakumarira. Amen. Birakwiye ko ijambo turivana mu nyandiko rikaza rikajya mu buzima bwacu, tukaribamo naryo rikaribamo. Amen. Uzi impamvu nakora ibyo nshatse nawe ugakora ibyo ushatse kandi warize kuva itangira ukageza mu byahishuwe, undi afite teoloji ayifitemo rwose impamyabumenyi y'ikirenga? Nuko dufata ijambo tukarifata nk'uko wafata ikindi gitabo ukagisoma. Umuvugabutumwa yahagarara ukamubona nk'uko umuntu yahagarara akubwira amateka, ariko ntabwo duhagarara ngo tuvuge amateka y'ibyahise, ahubwo tuvuga ijambo kugira ngo iryo jambo ritubere ubuzima, turibemo, ritubemo, turigenderemo, rituyobore, ritugenge, ritutegeke. Imana ishimwe. Amen. Itorero ry'Imana rifite ikibazo gikomeye. Itorero ry'Imana ntabwo mvuze robot, ko ntabwo ari twe twenyine itorero ry'Imana, ariko natwe turi inkiri mu itorero ry'Imana. Itorero ry'Imana ku isi yose ntabwo ari hano muri robot, ntabwo ari ADPR, ntabwo ari n'ayandi, ahubwo ni abantu bemeye Kristo Mwami n'Umukiza bakamwakira ku bugingo bwabo. Muri rusange hari ikibazo. Amen. Hari ikibazo. Imana itugirire neza. Hari ikibazo. Kandi ikibazo gihari ntabwo ari uko ijambo ridahari, uko ijambo ryo tegeko nshinga ry'Abakristo, ijambo ryo tegeko nshinga ry'Abakristo si uko ridahari, ahubwo turifite mu kirere, turifite mu nzandiko, turifite mu majenda, turifite, ariko kugira ngo turishyire mu buzima bwacu bwa buri munsi, nicyo kibazo itorero rifite. Amen. Amen. Ujya mu nuko ubutumwa butavugwa, ubutumwa buravugwa, ubutumwa buratambuka. Amaradiyo hafi ya yose, amateleviziyo yose, nta hantu
bashobora kugira ikiganiro ngo icyumweru kirangira hatarimo byibura isaha iri buvugemo ubutumwa. hashobora kuba ari itorero runaka ryafasha, hashobora kuba ari umuntu wagiye akiyaboneshayo kugira ngo ajye ahanyuza ubutumwa bwiza, ari umuvugabutumwa, cyangwa ari itorero runaka, cyangwa ari umupasiteri runaka akumva bimugurumanamo akavuga ati ngiye kwiyabonesha kuri televiziyo, nzajya ntambutsa ubutumwa bwiza. ubutumwa buravugwa. amaradiyo ya gikristo ni menshi, amateleviziyo ya gikristo ni menshi, none n'atari ya gikristo naho ubutumwa burahatambuka, kuko iri shusho yo kugenda ukishyura nk'uko n'abandi bajya gutambutsa ibiganiro bakishyura, nawe ukishyura ugatambutsa ijambo ry'Imana. ubutumwa burahari pe. amen. Yesu muri Luka ibice 18 aho yaciraga abigishwa be umugani ngo abigisha gusenga ubudatuza, abigisha gusenga ubudasiba. yabaciriye umugani, avuga umugani umupfakazi n'umucamanza. arawubabwira, abwira uko umupfakazi yatitirije umucamanza, kandi umucamanza ntabwo yubahaga Imana, ngo aramutitiriza none ngo kubera ko yakomeje kuhaba ngo bwacya akamubona, yambwira ngo genda saa 8 akongera akamubona, aravuga ngo noneho uyu nguyu kuko anduhije, akaba anduhije, umva reka mukemurire ikibazo cye. Yesu arababwira nyine ati ubwo umuntu utubaha Imana, niba uyu mupfakazi yaramutitirije igihe kikagera akamusubiza kugira ngo yo komeza amubona buri munsi, ngo Imana ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro. hasi asoza ku ijambo rikomeye, arangwa ariko se umwana w'umuntu nagaruka azasanga kwizera kukiri mu isi? amen. umwana w'umuntu nagaruka azasanga kwizera kukiri mu isi. ibyahishuwe Yohana yerekwa abavuye muri iyi si, ngo abamarayika ngo bari bafite amatsiko. haleluya, haleluya. ari ukuntu umuntu yasomaga ijambo ukareba n'umva icyari kibateye amatsiko. bafite amatsiko y'iki? ko Yesu yacunguye itorero, abizera tukaba twizeye tuzataha, ariko ya matsiko yabo afite ishingiro. amatsiko y'abamarayika afite ishingiro. amen. haleluya, haleluya, haleluya. itorero ry'Imana bari bafite ishingiro. tuzajya mu mwuka rimwe tuguruke umwanya muto, ndakubwiza ukuri ngo tube twarigezemo. ndakubwiza ukuri, ndakubwiza ukuri. niryo wanyu mu ntarara, ndakubwiza ukuri. cyangwa ni nyoko wanyuze aritanga. ntabwo byoroshye, ntabwo byoroshye. ntabwo tuzajya mu mwuka rimwe nitubanza tuguruke mu kanya gato. ijuru riratwaranirwa, kandi n'ubwo intwarane ngo nazo ziri gutaka zinyinyiriwe. Imana itugenderere bene data, turi mu bihe bigoye, turi mu bihe bikomeye. ndagirwamo n'uwariruhiye n'ukuri ruhira we. ntabwo ari umunyenga, uzaperereze neza. Imana yo mu ijuru bidufashemo. idufashemo cyane. nshuti y'umusaraba, ndabwira Imana uvuga ngo Mana fata uboneze icyo namenye, icyo nagundiriye ume kukigundira. haleluya. Imana ntiherutse kubidutuma hose. icyo namenye, buri wese agundira icyo yamenye. amen. iki kinyejana kiragoye. kagakiza tuvuga, kagakiza abari turirimba, maso batarangaye. akagakiza Imana iduhe kuba
abakristo bafite agakiza. abari maso batarangaye mama Cedriye Imana iragendana nabo. abari maso batarangaye amena data aragendana nabo, arakorana nabo, tube arabana nabo. abakristo batarabidini. amena twe kwa abakristo ba roboti ngo twumve ko bihagije, ne ko umukristo wa restoration numve ko ibyo ngibyo nirate ko njyewe nsengera muri restoration umushumba wanjye ni kanaka, njyewe nsengera aha umushumba wanjye, ukumva uri fier yuko uri gusengera muri iri dini, ukumva uri fier yuko uri umushumba wawe. Reka nkubwire, ba fier yuko izina ryawe ryanditswe mu gitabo. Ba fier uvuga ngo njyewe ndi umukristo, ndashima Imana yuko mu bantu Imana ifite mu gitabo cy'abo yiteguye kwakira ndimo. Naho ibindi byose Mana we Uwiteka bidufashemo, ariko byose bipfira he? Birapfira ko ijambo tutarifata ngo turigenderemo, turivane mu nyuguti, ndivane mu nyuguti, nawe urivane mu nyuguti, rihinduke ubuzima bwawe. Amena, haleluya. Imana tugire neza. Ntabwo ariyo nyigisho ngiye kwigisha, siyo nyigisho kuko mfite ibindi nanjye numvisha umutima wanjye unyemeza kuganira n'itorero ry'Imana, n'abera b'Imana, n'ababazinduye no gushaka Imana, n'ababa bategereje kumva icyo Imana ivuga ku buzima bwabo. Kuko uyu mwanya ntabwo ari twe twavuga iki se? Twese twavuga ahubwo bikamara iki? Ahubwo n'Imana ibigiye kuvugana namwe ikatugira ibikoresho. Haleluya. Natwe tugahinduka bo kurangururiramo kugira ngo mwumve, kuko ibyacu ntacyo byamara, ibyanjye ntacyo byakumarira n'ibyundi, ariko iby'Imana ivugana nawe nubifata ukabishyira mu mutima wawe, warangiza ukavuga ngo ndashaka kubigenderamo, nibyo bizakugira umumaro. Ariko nushaka kugendera mu byanjye ntabwo bizagira icyo bikumarira. Ibyanjye uyu munsi byaba bimeze gutya, ejo bikaba byatambitse. Ibyanjye uyu munsi byaba bimeze gutya, ejo bikaba byamanutse, ariko ibya data twese bihora biri ku murongo umwe. Haleluya. Tujye kubana ku magambo meza y'Imana, kugira neza kw'Imana. Haleluya. Niryo jambo tujye kuganiraho, kugira neza kw'Imana. Haleluya. Imana yacu hari umuririmbyi yavuze ngo sinabasha kubirondora, sinabasha kubivuga. Iyi Mana yo mu ijuru igira neza. Haleluya. Itandukanye n'abita beza, itandukanye n'ibyo twakwita byiza, kuko Imana uzi ikintu gituma Imana yiharira. Imana ibintu itekereza n'ibyo ivuga n'ibyo ikora byose ni ukuri. Ibintu Imana itekereza, ibintu Imana ivuga, ibintu Imana ikora ni ibintu biri mu mujyi umwe. Haleluya. Ntabwo ibyo itekereza bitandukana n'ibyo ivuga, kandi ibyo ivuga ntabwo bitandukana n'ibyo ikora. Haleluya. Nicyo gituma Imana kugira neza kwayo guhora ari kunini ku buzima bwacu. Haleluya. Bikaba umwihariko wayo. Amen. Kuri twebwe ibintu dutekereza, ibyo tuvuga, ibyo dukora, ibintu bihabanye. Ndabeshya? Umuntu aba afite ibintu atekereza, yavuga ukavuga uti ni ukuri kose, noneho yakora ugasanga ibintu yavuze bitandukanye n'ibyo akora. Uzi impamvu? Nuko ibyo umuntu atekereza ubundi n'ibyo akora. Haleluya. Ibyo umuntu atekereza burya reka nkubwire, nubona umuntu akora ibintu uzamenye ko ari zo ntekerezo ze, uzamenye ko ari ibyo bimubamo, marigre yavuga ukagira ngo uzamenye ngo uwo muntu ni ukuri. Amen. Kuko ibyo ibigaragara
hanyuma biba byaturutse imbere. Haleluya. Biba byaturutse he? Niba umuntu ashira isoni, akaba ari umuntu ushira isoni, habaho abantu bashira isoni, abantu Yesu atagezemo ngo abe muri bo nabo babe muri we, bajya baho bashira isoni pe. Bikaba bizwi ngo muri uyu muryango abakobwa baho nta muntu ukandiraho. Urumva? Bikaba bizwi bati muri uyu muryango wajya no kurambaza ahubwo ati hariya abakobwa baho bashira isoni ku kigero cyo hejuru. Ubundi hakaba n'ubwoko bushira isoni mu Banyarwanda. Ibyo ngo bikaba ari uko nguko bimeze. Uzi impamvu? Yesu ntari muri we. Noneho wa muntu akavuga Kristo, akavuga yuko Kristo yamuhinduye, akavuga ko Kristo ari muri we, ariko mu kanya gato hagira ikintu gikubita gatoya kidahuye. Wa muntu wavugaga ukuntu yabatuwe, ukuntu ari umukristo, ukamureba ukagira ngo haje undi wa kabiri. Amen. Kubera iki? Kuko ibyo avuga bitandukanye n'ibiri muri we. Mu bitekerezo bye bajya ngo inzoga y'urwagwa igira itende, ariko iteretse ikirahure biriya nyine byo byitende biramanuka bikajya hasi, akagwa kakayunguruka neza nyine hejuru ariko wanyeganyeza gato itende rigahita rizamuka ryose. Rero hari abantu bameze gutyo mu itorero, ibintu yahagarara ndashima Imana, navuga ijambo ukavuga uti kweri kweri, Imana ni nziza, Imana irarengera, mwakire Kristo ni umwami agira neza. Mu kanya saa 8 wahura na mama Cedric ukavuga ati buri ibintu yavugaga n'ibintu ariho akora birahuye. Kubera iki? Kristo muri nje ntawe. Amen. Tumaze kwakirana abantu babatijwe mu mazi menshi, ariko umuntu yabatizwa mu mazi menshi Kristo atari muri we. Umuntu yaririmba Kristo atari muri we. Navuga ijambo nkajya nzamuka nakubita, none twagize umugisha dufite ahantu harehare abazamuka bagakubita, keretse ari izindi mbaraga zikuzamuye, sibyo? Ukajya uzamuka kabisa wati tarasimbuka, ukagira ngo ni imparage, ukazasimbuka niki? Ni ukwiharaza. Mu kanya ukaza gusanga ibyo nasimbukanaga ndibiri muri njyewe. Urumva umwihariko w'Imana. Imana ibyo itekereza n'ibyo ivuga n'ibyo ikora byose ni ibintu bigendana. Haleluya. Ariyo mpamvu yasanze ubwoko bwayo hano muri Yeremiya 29:11 aho twasomye, abatumaho Uwiteka, abatumaho umuhanuzi avuga ngo genda ubabwire. Haleluya. Abangaba ubwoko bw'Imana bwatumyeho ijambo, bari mu bunyage, baragomeye Imana irangije ibatanga mu maboko y'ababisha babo, babajyana mu bunyage bajya kwibera i Babuloni. Imana kubwo kugira neza kwayo kutagira akagero irabareba, irabitegereza, irangije ibatumaho ijambo. Haleluya. Iri jambo ntiyari batumyeho ngo bagire morali, yari batumyeho bivuye muri yo. Iravuga ngo ibyo mbatekerezaho ni byiza. Haleluya. Iravuga ngo nubwo mwangomeye, nubwo mwakoze ibyangwa n'amaso yanjye nkabahana, ariko bwoko bwanjye ibyo mbatekerezaho ni byiza. Haleluya. Ijambo ribageraho. Urumva kujya neza kw'Imana, urumva ukuntu Imana yihariye itandukanye natwe, ariko twebwe ukuntu dutandukanye, bya bindi dutekereza n'ibyo tuvuga n'ibyo dukora, umuntu aragukosereza ukamubika, ukajya umwifuriza ko imodoka imuca ku mutwe, ukajya umwifuriza yuko abana be bashira, ukajya umureba ukabona yaba yacikaga amaguru. Abo ni abantu. Kandi yagukoze
urakoze kandi nawe urakosa. Haleluya. Ndashaka kukubwira kugira neza kw'Imana, umwihariko w'Imana aho ibera Imana. Haleluya. Hamwe yaririmbye ngo yajyanye ibicumuro byacu kure y'amaso yayo, ngo nk'uko ijuru ryitaruye isi, nk'uko niko Imana yajyanye ibicumuro byacu kure y'amaso yayo. Haleluya. Rero uko ni ukugira neza kw'Imana guhambaye. Haleluya. Imana yacu irihariye. Undi uyu mwana akunda kuririmba ku neza y'Imana, uriya birashoboka ko yayibonye. Arya yitwa nde uyu musore uririmba ibasha gukora, ndamukunda ariko sinyamfata izina rye. Prosper Nkomezi yagiye aririmba ineza y'Imana, aririmba kugira neza kw'Imana. Haleluya. Kandi yabiririmba ukabona ni ibintu bimurimo, ari igihe umuntu avuga ikintu ukabona ariho aragishakisha, ariho aragikurura ahantu. Ariko hari ukuntu umuntu aririmba ibintu ukabona ibintu biramwuzuye, ukabona ntabwo ari ukugira ngo agire amasikise, ahubwo ukabona ineza y'Imana aririmba imurimo. Haleluya. Yavuze ngo nzavuga iyo neza, ngo nzavuga iyo neza nyiriho. Haleluya. Natwe birakwiye ko tuvuga ineza y'Imana tukiri muri iyi si y'abazima. Haleluya. Abantu bajya bavuga babagiriye neza, wavuga ukuntu umuntu yakugira neza ukamutaka, ukamuturuka hejuru ukamumanura kure yakugiriye neza. Ariko birakwiye ko tunatura ineza y'Imana, na Satani n'abadayimoni bakabimenya ko Imana tuyirata, n'ikuzimu bakamenya yuko twanyuzwa n'ubuntu bwayo, twanyuzwa n'uko ituzi. Haleluya. Kandi tunyurwa n'ibyo yagiye ikora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Amen. Iyi neza y'Imana, uku kugira neza kw'Imana ndiho mvuga ko aya masaha ubundi nje nuko nguko nabishuriwe, nawe usenze wayishurirwa ukundi. Amen. Uko umwuka w'Imana buri muntu wese amusura mu buryo bumwe cyangwa ubundi, yansura uyu munsi, nawe nabandi no kuvugira ijambo nawe akagusura, akabari kukubwiraho n'ibindi. Amen. Nicyo cyiza cy'umwuka. Niyo mpamvu tutajya duhabwa ijambo ry'Imana ngo turimenyere, kubera ko umwuka wera akora akazi ko guhora atwungura ndetse adusobanurira birenzeho. Amen. Rero njyewe nayishyize mu bice bitatu iyi neza y'Imana, uku kugira neza kw'iyo mu ijuru kwihariye. Haleluya. Umubyeyi atagira ku mwana we, kandi uzi ko umubyeyi n'umwana ari ikintu gikomeye. Siko kuri umubyeyi n'umwana ni ikintu gikomeye, ariko kukugira neza ntabwo umubyeyi yagushobora. Ntabwo umubyeyi marigare ko umwana wawe umufitiye impuhwe nyinshi, ariko hari aho bigera ukavuga ngo wa mwana we ndagukarabye, kuko uri umuntu. Ariko Imana yacu uzi ko Imana itajya idukaraba, uzi ko Imana itajya itureka. Haleluya. Ituma ubwoko bwayo buri mu bunyage kandi bwagiye ari igihano, ariko kubwaya neza yayo itarondoreka, kubwaya neza itagira akagero, irangije yongera batumaho ijambo nabwa ngo rega zibyo nibwira nzabagirira. Haleluya. Haleluya. Ntabwo yabatumye babwire ngo ndaje, ahubwo noneho nongere mbakore n'ibindi mu mbone. Oya mama, iravuga ngo reka genda ubambwirire, ubabwire ngo ni ko Uwiteka avuze, nzibyo nibwira nzabagirira. Bwoko bwanjye natoranije, shyanga ryanjye, nzibyo nibwira nzabagirira. Nubwo hari igihe runaka mugize mu bubabare muri mu gihano, ariko ndi Imana yongeye kubagarukaho. Imana ishimwe. Ariko ndi Imana ibafitiye imbabazi, ndi Imana ibafitiye urukundo. Haleluya. Haleluya. Uko kugira neza, ubwo buntu bw'Imana butandukanye natwe. Haleluya. Ibyo itekereza, ibyo ivuga, ibyo ikora ni ibintu biri correct, biri hamwe, nta gisobana n'ikindi. Imana ishimwe. Rero uko kugira neza kw'Imana nje
nagushyize mu bice bitatu. Amen. Igice cya mbere ni imbabazi zayo. Amen. Akenshi tuvuze kujya neza kw'Imana, abantu bate ni amazu n'ibiki. Oya kugira neza kw'Imana ni kugari. Nakubwiye ngo nawe umwuka gusanze yagushurira ibindi byinshi, nawe umwuka kugeza ashobora no kukongeraho n'ibindi. Haleluya. Kandi uko ni ukuri, hari n'ibindi numvise nyuma, ariko uyu munsi ni umunsi w'icyumweru. Ibi bice bitatu nibyo ndi buvugaho byonyine. Haleluya. Ku mbabazi, imbabazi zayo. Umwanzi Satani hari igihe ajya dutereka ahantu akagira ngo biducikiyeho, ariko reka mbabwire, kubwo kugira neza kw'Imana gufite imbabazi nyinshi, uyu munsi wongere uhaguruke uvuge ngo umwami wanjye, haleluya, ntabwo yandeka, ntabwo yansiga, aracyari kumwe nanjye. Izo ni imbabazi z'Imana. Haleluya. Umubyeyi atagirira umwana inshuti magara, kamwe gakoma agahita gushyira blacklist, ako kanya wayikoraho ntikibaho kandi iriho, ngo wamukoshereje, ngo wagize gute. Ariko Imana yo mu ijuru ntabwo ijya idukubita blacklist. Ivuga iti kubwibi ndagusibye, numpamagara ntabwo nzakumva, nuntabaza reka da. Imbabazi z'Imana arizo zatumye, erega n'ubu kuba duhagaze hari imbabazi z'Imana. Haleluya. Haleluya. Kuba turi aha ni imbabazi z'Imana, nawe kuba uri aho ni imbabazi z'Imana. Haleluya. Ntabwo ari uko turi abantu b'ibitangaza, erega gukiranuka kwacu nako ni ukubone. Haleluya. Mugabo w'Imana Pawulo avuze ngo nisi umukiranutsi mba mpinduye Imana inyabinyoma. Amen. Ngo ariko kubw'imbabazi zayo niyemerera nkanemera ko ndi umunyabyaha, ndi umunyantege nke, kugira ngo imbaraga zayo zize zuzurire muri njyewe. Haleluya. Ariko ntabwo nakwikoma mu gatuza ngo mvuge ngo ndi umukiranutsi. Ukiranuka n'umwe, ni Kristo umwana w'intama w'Imana. Haleluya. Haleluya. Naho abandi tubeshwaho n'imbabazi, tubeshwaho n'ubuntu bwayo, ntabwo tubeshwaho n'imirimo myiza, ahubwo n'imbabazi z'Imana ziramanuka zigera i Babuloni, zisanga Abayuda bari barajyanywe b'iminyago. Amen. Haleluya. Zibasangayo mu bunyage iyo ngiyo, irababwira ngo mva nongeye. Imana ijya yongera ikibuka isezerano ryayo, ijya yongera ikavuga ngo nibutse ko navuganye nabo, nibutse ko navuganye na Aburahamu. Haleluya. Ndongeye ndibutse. Haleluya. Imana ishimwe. Uko ni kugira neza kw'Imana. Uwo ni umwihariko w'Imana utagirwa n'umwana w'umuntu. Uwo ni umwihariko w'Imana utagirwa n'abantu. Haleluya. Ariko uyu munsi wongera ukunda Imana, wongera ukundira Imana uko uri kose, nawe uhagaze rwose, uyu munsi nawe wongere wakire kugira neza kwayo. Amen. Haleluya. Haleluya. Wongere wakire kugira neza kwayo, kuri n'imbabazi zayo zidashingira ku kintu icyo ari cyo cyose. Amen. Icyo ni igika cya mbere ku kugira neza kw'Imana kutarondoreka. Umva ntabwo twakuvuga. Amen. Ntabwo twakurondora ngo bikunde. Na Dawidi yashatse kubivuga, bivuga ageze aho ngo ntabwo narondora. Haleluya. Asanga amagambo yabaye makeya, amagambo yacu ajyamo makeya iyo tugize kukugira neza kw'Imana, kuko ntitwabirondora ngo tubigereho. Amen. Ariko tekereza ahantu yagusanze. Amen. Utekereza ahantu yagusanze, tekereza ahantu yansanze, wibaza ahantu yagukuye. Haleluya. Ninde wari kukugirira impuhwe? Amen. Haleluya. Ariyo yavuze avuga muri Ezekiyeli ngo nasanze wigaragura mu ivata ryawe. Haleluya. Ngo nsanga uriho wigaragura muri iryo vata, ndangije nkugirira impuhwe ndavuga ngo baho.
haleluya. ariko ngo nta n'umwe wari wakugiriye imbabazi, ngo nta n'umwe wari wakugiriye impuhwe, ariko ngo Uwiteka wenyine akugezeho. Tekereza aho hantu yakuvanye, tekereza muri rya vata ryawe aho Imana yaje ikagukura, haleluya. nurangiza wongere uvuge ngo Mana ongera uze wime muri njye. Akabiri cyagezweho no kugira neza kw'Imana kitari ko mugindukira mugenzi wacyo koko uramuziza iki, ubundi uyu ari mu rubanza rumwe n'urwacu. Kirangiye cyamuhindukira cyamubwira ati rata Yesu nugera mu bwami bwawe uzanyibuke. igiki twari ibisambo bizadutanga mu bwami bw'Imana, haleluya haleluya. ushobora kumva ari ibintu birenjiste, ariko Imana kugira neza kwayo ntabwo kufite umupaka. kiri ku musaraba nticyafashe umwanya, cyumvishe ijambo ntikihana, gikora ibintu byose kiriba kugeza ubwo bagicira urubanza rwo gupfa. urumva icyo gisambo ariko urwego cyari kirimo, urumva urwego iki gisambo cyari kirimo kugeza ubwo bagicira urubanza rwo kujya kumanikwa. kirangije kikimara kubwira Yesu iryo jambo kikitsa, nticyavuze ibintu byinshi, nticyamubwiye umbabarire naribye, oya. ariko Yesu ahita agikubita randevu ati rero mu mwanya muto nje nawe turaba turi kumwe muri paradizo. abatambyi bari kugwa iyo baba bahagaze, batahagaze muri paradizo gute? ntiyapfukamye ngo yature, ntiyabatijwe, nta cya cumi n'amaturo na gute se muri paradizo? Yesu amukubise paradizo denku kiba kiraritashye turaho, haleluya. igisambo ruharwa, urumva imbabazi z'Imana, haleluya. Imana itandukanye n'ibyo twibwira, birakwiye ko dusobanukirwa tukamenya kugira neza kw'Imana, ntabwo kurobanura, ntabwo kwita ku mateka, bikureba ku bintu byahise, haleluya. Yesu ahita arakibwira ngo mu kanya gato nje nawe, twese kiba kidutanzemo, amen, haleluya. ibaze rero kuri wa munsi abo kibye, abo cyanize kiri kubaka ibintu, bazakubitanire ku rurembo ati wowe se bite hano? Yesu niho njya nini ijambo rivuga ngo hari abantu tuzasanga mu ijuru tukajya twikanga, hari n'abandi bazabura mu ijuru kavuga ati gute se, gute arihe? kandi ukabona igisambo, ukabona yandaya ruharwa wari uzi, ukabona amen, kubw'imbabazi z'Imana zitagira akagero, zitagira umupaka, zitagira igihe zirangira, kugeza ubwo Kristo azamanuka, ubwo impanda izaba ivuze akamanuka, nibwo imbabazi z'Imana zizaba zirangiye. ariko kugeza iyi saha tuvuga, imbabazi z'Imana ziracyari ku bantu bayo, imbabazi z'Imana ziracyari ku banyabwaha, abakora ibyaha babizi babisobanukiwe, imbabazi z'Imana ziracyariho, haleluya. icyangwa uyu munsi ijambo ry'Imana rikongera rikamanuka muri wowe, ryateka wiciriye kwa kubona ko byarangiye, ntabwo byarangiye. Yesu aracyagutegeye ibiganza, haleluya. Yesu aracyaguhamagara avuga ati ngwino nawe, haleluya. mubona mene w'amaraso nawe wari urimo, haleluya. tugiye ku cya kabiri, amasaha ari kwihuta, kandi kukugira neza kw'Imana wakuvuga bukira gake, wagukorera seminari icyumweru kikarangira uri kuvuga kugira neza kw'Imana, haleluya. icya kabiri, kugira neza kw'Imana kugaragara mu gutabara kwayo, mu gutabara, amena, haleluya. hari ijambo ntabwo ndi bujye kurisoma kugira ngo dukoreshe igihe cyacu neza, uzabe Samweli wa 2:22 umurongo wa 7. Samweli wa 2:22 umurongo wa 7, na Zaburi ya 18 umurongo wa 7. uzahasanga amagambo ameze kimwe n'umugabo w'Imana avuga ngo natabaje Uwiteka
mu mibabaro yanjye yumva ijwi ryanjye. Haleluya. Imana iyo itabaje ntabwo ikubwira ngo uzagaruke ejo. Imana iyo uvuze niyo itakumva ijwi, niyo itabona ibimenyetso iba yumvishe. Haleluya. Dawidi avuga ijambo ryiza ngo mu mubabaro wanjye natakiye Uwiteka, nawe yumva ijwi ryanjye ari mu buturo bwe bwera. Haleluya. Warangije arantabara. Imana ishimwe. Buriya gutabara kw'Imana nako ni ukugira neza kwayo. Hana nawe yatabaje Imana, ayitabaza ababaye. Kwa kane wo twatangiranye amasesho nabwiye ngo Hana yageze imbere y'Imana afite agahinda, afite amaganya, umubabaro umurenze. Haleluya. Hana atakibasha no kuvuga. Amen. Ariko nabwiye ngo ntabwo Imana yatwatuza agahinda, kuko agahinda ntabwo ari icyaha. Nanjye umugabo w'Imana bivuzeho Pastor Senga aravuga ngo ni abantu baramaje ikibazo, bamaze ngo hari ahantu bagiye gusenga, mwaje bavuga ngo umwe bavuga ngo ihana agahinda. Ati subu agahinda nyine ni agahinda, hari icyakazanye. Ahubwo muri ka gahinda tujya dutabazamo Imana yarangiza ikagira ite ikatwumva. Rero Hana nawe agera imbere y'Imana yuzuye agahinda, yuzuye umubabaro, noneho ngo atakibasha no kwatuza akanwa ngo avuge amagambo, ngo gusa wamurebaga ku munwa mukabona iminwa iri kunyeganyega ariko utabasha kumva icyo avuga. Hana atabaje Imana niyo yari yagiye ashaka, ntabwo yagiye kubwira umutambyi ngo ambwiye ngo ndengera, ahubwo yaragiye yihina mu nguni atabaza Imana. Imana irangije iramwumva ngo avuye mu rusengero Ishiro, ubwo umutambyi Eli yaramaze kuvuga ngo genda amahoro, ibyo wasabye Imana ibiguhe. Ngo akigera iwe Hana aracya. Amen. Hana aracya, Hana arishima, kandi Hana yishima atarabona igisubizo, ariko kuko yumvise ko gutaka ko kwazamukiye Uwiteka, Hana itagira amahoro n'umunezero. Imana ishimwe. Iyi Mana yo mu kugira neza kwayo harimo no gutabara. Igihe kiragera Hana ngo ahita asama, igihe kiragera byara umwana w'umuhungu amwita Samweli. Amen. Aravuze ngo uyu nguyu none asabye Uwiteka, none Uwiteka yampaye icyo. Amen. Rero mu kugira neza kw'Imana harimo n'ubutabazi bwayo. Amen. Kubayitakira. Dawidi nawe yahuye n'intambara nyinshi, yanyuze mu bintu byinshi bikomeye pe. Sawuli aramuhiga, Sawuli aramugenza, ariko Dawidi ko atabaje Imana, Imana ikamurengera. Ariho yavuze ngo umubabaro wanjye natakiye Uwiteka, Uwiteka yumva ijwi ryanjye, arangije arantabara. Imana itugirire neza. Haleluya. Icya gatatu, kugira ngo dukoreshe amasaha neza tujye kuri gahuro, ngiye kukivuga nihuta cyane. Icya gatatu ku kugira neza kw'Imana ni ukurengera abayo. Kurengera, ahangaha ushobora kugira ngo uku kurengera abayo no gutabarwa n'ibintu bibiri bitandukanye. Nagira agahinda nkatabaza, nagira umubabaro ngatabaza, ariko Imana igirengera abantu bari kurengana. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ijya yitegereza kurengana kwawe, yarangiza ikururukira kukurengera. Haleluya. Petero Herode yaramufashe, ibyakozwe n'umwa 12. Herode amufashe amushyira mu nzu y'imbohe ngo amubikire iminsi mikuru kugira ngo azamusohora mu cy'igihanga ngo anezeze Abayuda. Haleluya. Yohana afatirwa iki? Yohana ntiyaribye, Yohana ntiyarishe, Yohana azira ko yavuze ukuri nk'uko kuri. Amen. Petero sorry, azira yuko yari kwamamaza Kristo, akavuga yuko ukuri Yohana yavuze kugira ngo bamuciye igihanga ko ari ukuri ibyo Herode yakoze atagomba kubikora. Icyo ngicyo arakizira, nawe arafatwa nk'uko mugenzi we Yohana yaraciye igihanga, nawe ngo mushyire hariya. Iminsi ya Pasika nawe tuzamusohora tumuciye igihanga tunezeze Abayuda. Haleluya. Petero yari ari kurengana. Petero nta kibi yari yakoze,
aha rero Petero ngo yigira mu nzu y'imbohe ngo bamushyiraho n'uburinzi bukomeye. Haleluya. Ku ijambo rivuga ngo abasirikare bane imbere, iburyo, ibumoso, inyuma, ngo abo ngabo baramugota ku buryo Petero atari afite ubwinyagamburiro. Ariko kuko Imana ijya irengera abarengana, ngo muri iryo joro buri buke bakamusohora, marayika w'Umwami Imana amanukira muri gereza tumwe n'Uwiteka. Haleluya. Iri jambo tuvuga ku mbabazi z'Imana, ku gutabara, ku kurengerwa. Imana ikora icyo ukeneye mu munsi wa none. Niba ukeneye imbabazi z'Imana zongera zikumanukire, niba uri gutabaza Uwiteka yumva ijwi ryawe, kandi niba uri kurengana Imana ikurenganure. Haleluya. Ngo marayika ahageze arambwira ati haguruka, kenyera, gira ute, arambwira ati tugende. Marayika amuvana mu nzu y'imbohe. Uko ni ukurengera. Haleluya. Bitandukanye n'uko mfite ikintu cyanuze, bitandukanye n'uko mfite ikintu kinduje ndi kubwira Imana, ariko Mana wangiriye gutya, biratandukanye. Hari igihe uri mu karengane uretse Imana yonyine yamanuka ikavuga, kaba nta wundi muntu wakagukuramo. Haleluya. Iri jambo tuvuga, ndasaba Imana Data ngo rimanuke rikore mu bwoko bwayo. Ndasaba Imana yo mu ijuru ngo kugira neza kwayo kuri aya masaha, kuri umunsi w'icyumweru, kumanukire mu isanga ryayo. Ijambo ry'Imana rirarema, ijambo ry'Imana rirakora, kandi ijambo ry'Imana ni Imana mu bantu. Amen. Ijambo ry'Imana ni Imana mu bantu. Iri jambo rero njye ntabwo nanjye ringirirwaho nawe rikugirirweho. Amen. Oya, ringirirweho nawe rikugirirweho. Haleluya. Kugira neza kw'Imana uko ibishaka n'uko yabigambiriye ibikora ku buzima bwawe. Haleluya. Imbabazi z'Imana ziracyahari, ititaye kuri bya bindi, ititaye no kuri Bibiliya, ititaye no kuri Imana, iracyateza ibiganza. Haleluya. Ntabwo iteka riracibwa, uracyafite kongera kwegera. Haleluya. Ukayibwira ngo ndaje, ongera ungirire neza, ongera. Nabwiye ngo iyo tuvuze kujya neza kw'Imana abantu bahita bumva ibintu bifatika, ariko kujya neza kw'Imana gubanziriza mu mbabazi zayo, kuko imbabazi zamaze kuba muri twe, ibindi byose biza byirukanka. Gutabara n'ibindi byose, kurenganurwa, ibyo byose biza nyuma y'imbabazi z'Imana. Igikomeye cyane ni imbabazi zayo, ibindi byose biroroshye ku Mana. Haleluya. Biroroshye, nta gikomeye. Ku ijambo rirambwira ngo iyo itegetse igategeka rimwe gusa, ibintu byose bihita bikoreka. Imana ishimwe. Ndi gusoza ijambo kugira ngo dusoze tujye kwigarura. Ariko uyu mwanya ku ijambo ry'Imana nabwiye ngo nge ntabwo naje kubabwira, ahubwo naje kuba igikoresho ngo Imana ivugane namwe. Amina. Ntabwo naje kubabwira amagambo yanjye, nyababwiye nta hantu yabakora, ariko Imana yavuganye namwe nyuze muri njyewe. Amen. Haleluya. Neje izavugira mu wundi itubwira, neje ubundi izavugira mu wundi, ariko muri uyu mwanya ku ijambo Imana ivugiye muri nge kugira ngo wumve, ndagira ngo ngusabe mu mwanya wawe. Nabwiye ngo ikibazo dufite ni ukumva ijambo tukaryumva nk'uko umuntu yahagara imbere yacu akaduterera, akatubwira amateka y'ibyahise, akatubwira amateka, ariko ijambo ry'Imana uko rimanutse buri munsi rikwiye kuza ririshya ku buzima bwacu, kandi rikagira ikintu ryongera kurema muri twe. Haleluya. Kuko ntabwo ari ugukunda guhagarara ngo tuvuge, ntabwo ari ukunda kuvuga ngo muturemeze, oya, ahubwo ni ukugira ngo uyu munsi nawe ijambo nirimanuka muri wowe rigira umumaro. Byashoboka ko ejo waryumvisha ukagenda uritekerezaho, ariko uyu munsi waryumva ukavuga uti rya jambo ndifatiye umwanzuro. Amen. Haleluya. Haleluya. Kubwo kugira neza kw'Imana no kutagira akagero, kubw'urukundo rwayo rutarondoreka. Haleluya. Byashoboka ko ukeneye imbabazi z'Imana, byashoboka ko ukeneye gutabarwa n'Imana, byashoboka ko ukeneye kurenganurwa. Ni wowe ubizi. Haleluya. Ni wowe ubizi. Haleluya. Ni wowe ubisobanukiwe.
ariko reka mubwire ngo n'Imana irabizi. Amen. Nta bindi birebire, nta bindi bikomeye, najya ngo umuntu muri iri teraniro wumva hari icyo Imana igiye gukora muri ibyo bintu byose tuvuze, haguruka gusaba umwanya wawe. Nta bundi bisobanuro, nta bindi bintu birebire, haguruka umwanya wawe, kuko ijambo ry'Imana ntabwo rishobora kuza ngo rigende ku busa. Ijambo rimanuka rifite icyo Imana yaritumye, kandi icyo Imana yaritumye byanga bikunda icyo kintu kigomba gusohora. Haleluya. Nabwo ngo ntabwo turi hano tumeze nka ba MC bari kuyobora gahunda gusa z'imihango, ahubwo tuhari kugira ngo tube ibikoresho Imana idukoreshe, ivugire muri twe, noneho nawe wumve icyo Imana ivuga. Haleluya. Erega niyamanuka ngo tubone n'ibishura, reka mubwire amaso yacu ntiyabasha kwibona kuko n'Imana yera, kandi uyu mubiri twambaye ntabwo wabasha kubona kwera kwayo. Haleluya. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo tuzambika undi mubiri kugira ngo tubashe kubona Imana. Haleluya. Ntabwo tuzayirebesha aya maso yacu n'uyu mubiri, ahubwo tuzambika uwundi mubiri mushya, noneho tubashe kuyibona mu bwiza bwayo. Rero uyu munsi iratuma abakozi bayo yahamagaye, abavugabutumwa, abahanuzi, abapotre n'abandi batandukanye, kugira ngo babashe kuvuga mu cyimbo cy'aho Imana yakabaye ivuga. Haleluya. Tugiye gusenga Imana.